Ndabashimiye mukomeza kuba mwagira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe ni uburyo wakoresha application wakoresha ukaba wamenya neza ururimi ushaka kuvugana n'undi muntu cyangwa se niba uri kuvugana n'umunyamahanga runaka, ukaba wamenya ibintu wamubwira cyangwa se uko wamusubiza mu gihe ari kuvuga icyongereza cyangwa se igiswahili. Uyu munsi nazikwereka application zigera kuri ebyiri wifashisha mu gihe uri kwiga. Abantu benshi bibaza ko kwiga cyangwa se kuba wavugana n'undi muntu w'umunyamahanga bisabye kuba warize icyongereza cyangwa se waragezeyo cyangwa se ubizi. Gusa uyu munsi hano ndakubwira ko iyi Master G TV ikubwira ko habe no kubaho niba ushobora kuba utaranize ntabwo ari nko kuba warize. Gusa niyo mpamvu nanjye nakuzana application ishobora kuba yagufasha kumenya neza ururimi ushaka kuvugana n'undi muntu. Ibiri mu rurimi runaka ukaba wabihindura ukabishyira mu rurimi nawe wumva. Niba uvugana n'umuntu uvuga ururimi rw'icyongereza nawe ukaba washyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ukaba wamenya neza neza ibyo ushaka kuvuga. Nta yindi. Iyi application ujya muri Play Store uzayisangamo. Bayita English to Kinyarwanda cyangwa se Kinyarwanda to English. Abantu benshi ntabwo babizi. Ese rimwe na rimwe hari igihe uba utazi uburyo ijambo runaka rivugwamo cyangwa se ibintu runaka bikorwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kuvuga ati wenda ijambo Master G TV ntabwo uzi uburyo barivuga. Master G TV ntabwo uzi uburyo barivuga. Gusa iyi application nayo iraza kubigufashamo kuba wamenya neza uko ibintu bivugwa ndetse no kuba wamenya wafata ikintu kiri mu cyongereza ukaba wagishyira mu kinyarwanda cyangwa se ikiri mu kinyarwanda ukaba wagishyira mu cyongereza. Ibi biraza kwifashishwa cyane cyane ku bantu bashobora kuba biga ariko bagifite ikibazo mu bijyanye no kuba mu mivugire yabo cyangwa se n'uburyo biga ariko ibintu bakaba bataramerita neza ngo bamenye neza ibyo bavuga. Baza kwifashisha iyi application wenda katwumva urugero ku bijyanye n'uko ushobora kuba wavuga ikintu cyangwa se wakumva uburyo kivugwamo. Iyo turaza guheraho uyu munsi wa none. Nk'uko tubizi abantu benshi bashobora kuba babizi ariko ntabwo benshi muri bo babizi. Iyi application iraza kugufasha kuba wafata ikintu ukagihindura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'uko ubibona hano hejuru ikinyarwanda ahise hirya ukabona English. Ni ukuvuga ngo hano nubanza ikinyarwanda bazahita hariya hirya bazahita hano hasi bagusubiza mu cyongereza. Hano hasi bazahita bagusubiza mu cyongereza. Aha ngaha hasi. Nk'uko uri kubona ngo translated text in English. Hano iyo ubyanditse hano hejuru mu kinyarwanda hano hasi biza ari mu cyongereza. Duhindure noneho. Hano nibyiza nubyandika mu cyongereza hano hasi bizaza ari mu kinyarwanda. Gusa ibi ngibi ni iby'ingenzi cyane kuko isaha n'isaha wabishakiye cyangwa ushaka uri kuvugana n'umuntu ubwo ushatse ukora n'icyo bita copy. Icyo copy ni iki? Ni ugufata ibintu byawe biri ahantu runaka warangiza ukabikurayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabijyana ahandi runaka. Wenda n'urugero kuganira n'umuntu runaka mutaziranye ariko niba ushaka kuba wakopi ibintu ngo ubimwereke cyangwa se umubwire urazaza hano ubyandike ubihindure n'uko ushaka kuko wabivana mu kinyarwanda ubishyira mu cyongereza ubyandike numara kubyandika ukande hano kuri translate. Hano hasi uzabona igisubizo cyawe ko byahindutse n'icyo bisobanuye mu byo washatse kuvuga hano hejuru. Nurangiza uza hano hasi kandi ijambo copy. Numara kwandika ijambo copy uzaza hano kuri wenda ahantu runaka wenda niba ari kuri Facebook cyangwa se niba ari kuri WhatsApp ube wabimwoherereza. Iyi application iragufasha neza cyane kuba wamenya icyongereza ndetse niba utaranakizi neza ikaba yagufasha kukimenya ndetse no kugisoma. Uyu wumva kuri mikoro ya Master G TV nk'ibisanzwe. Komeza ukanda subscribe. Abantu benshi ndabizi neza ko munkurikirana kandi nawe mbibutsa no gukanda share. Ndabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Ndabashimiye.